Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira kandi mukunda gahunda zacu zirimo amakuru ndetse n'ibiganiro. Reka twizere ko mumeze neza. Itangazo risohotse nonaha mu kanya kashize nibwo hasohotse itangazo muri rusange. Ni itangazo riburira abantu bajyaga bajya ku rukiko uko bishakiye, ariko noneho siko bimeze kubera ko ubu ngubu itangazo riturutse mu butegetsi bw'ubucamanza niryo risohotse mu kanya rigaragaza ko hari ibyo abantu bakwiye kwitondera no kumenya ku bijyanye n'abantu bajya ku rukiko. Hari abajyaga ku rukiko, ariko muri rusange hari n'abandi bashoboraga kuba ari abantu bagiye kureba umuntu wabo ariko bakitwara nabi ku rukiko. Ibiro bya perezida w'urukiko rw'ikirenga rero nibyo bimaze gusohora iri tangazo abantu bose bakwiye kumenya, yaba abanyarwanda bajya ku rukiko, hari n'abandi bari mu byiciro bitandukanye, cyane cyane abo mwabonaga barimo nk'abanyamakuru bakoreraga kuri YouTube. Abenshi bajyagayo ku rukiko, ariko hano harimo ingingo rwose zishobora kuza kubagonga kubajyaga kwitwara ku rukiko uko bishakiye. Rimwe na rimwe hari n'abajyagayo nta burenganzira babisabiye. Itangazo rero rigenewe abitabira iburanisha ry'imanza hagamijwe kubungabunga umutekano ugomba kuba mu rukiko no kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bw'ababuranyi, ashingiye ku itegeko nomero 012/2018 ryo kuwa 4 z'ukwezi kwa 4 2018 rigena imitunganyirize n'imikorere y'ubutegetsi bw'ubucamanza nk'uko ryahinduwe, cyane cyane ingingo yaryo ya 3 ashingiye ku itegeko nomero 22/2018 ryo kuwa 29 ukwezi kwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi nk'uko ryahinduwe cyane cyane mu ngingo yaryo ya 71. Perezida w'urukiko rw'ikirenga arasaba abitabira iburanisha ry'imanza kubahiriza ibi bikurikira. Iya mbere ni ukwitwara neza bigaragazwa no kugira ikinyabupfura n'ituze igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose urukiko ruburanishiriza. Icya kabiri ni ukwirinda gutera icyugazi inteko iburanisha, ababuranyi n'abashinzwe umutekano wabo. Icya gatatu ni uguha inzira ababuranyi n'imodoka zibazana ku rukiko igihe zigeze mu mbibi z'urukiko. Icya kane ni ukudafata amajwi n'amafoto by'ababuranyi igihe bari mu mbibi z'urukiko, mu cyumba cy'iburanisha n'ahandi hose urukiko ruburanishiriza batabiherewe uburenganzira na perezida w'urukiko. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma kivugwa hano ni ukubahiriza uburenganzira bw'ababuranyi badashaka gufatwa amajwi n'amafoto. Bikorewe i Kigali ku wa 10 Kamena uyu mwaka. Mukantaganzwa Domitire, perezida w'urukiko rw'ikirenga, niwe washyize umukono kuri iri tangazo baranarisinyira. Ibi rero ni itangazo risohotse rwose mu masaha makeya ashize. Abantu benshi bakomeje kugenda bariganiraho bitandukanye bavuga batari ko mugani iri tangazo ryari rikenewe, aho wasangaga uyu munsi hari abantu benshi bajyaga ku rukiko ugasanga urukiko barugeze nk'umurima cyangwa barugeze nk'ahantu hose umuntu yinjira nko muri resitora, aho umuntu agenda, kandi no muri resitora ntabwo wafata amakuru uko ubishaka cyangwa wavogera ahantu nk'aho uko ubishaka, bisaba gusaba uburenganzira. Ibyo abantu benshi bavuga bati byagiye bikomozwaho cyane ku bakoresha imbuga nkoranyambaga, aho usanga umuntu ugiye kuburana sometimes ugasanga umuntu ugiye kuburana kubera ko yarazi ko n'ubundi abantu bari buze kumukamera, yaje yitwikiriye cyangwa yaje yambaye agapfukamunwa agashyira mu maso, yambaye umupira munini cyane mu kwitwikira kugira ngo atazagaragara, mu gihe ashobora no kuba umwere akaba yakurwa aho ngaho muri gereza, ariko bikazagaragara wenda sometimes abantu bakazavuga bati dore runaka hano wigeze kujya kuburana, wigeze kujya imbere y'ubucamanza. Uwo mutekano w'uwo muntu rero nicyo cyashingiwe hano iki gika kiravuga ngo kubahiriza uburenganzira bw'ababuranyi badashaka gufatwa amajwi n'amafoto bigomba kubahirizwa mu gihe umuntu atabishaka.
nta mpamvu yo kuba yafotorwa. Ibi rero biragaragaza ko uzabikorwa birumvikana iyo umuburo nk'uyu wasohotse wabikora yaba arenze ku mategeko, kandi itegeko iyo rirenzeho nawe urabyumva ikigomba kuba. Ubu rero nta kindi kiri kuganirwa ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi baravuga bati hari abari batunzwe no kujya gushaka amakuru ku bagiye kuburana, aho wagenda ugasanga rwose umuntu yateretse kamera umuntu yateretse kamera, ariko byose burya mu Rwanda nta kintu umuntu ashobora gukora gutyo ngo ave kugikora gutyo kitagira itegeko. Ibi ngibi ni nk'umuburo usohotse kugira ngo abantu bamenye uko bagomba kujya ku rukiko, abize amahame y'umwuga w'itangazamakuru, abize gutara inkuru mu bucamanza n'ahandi nko ku nkiko n'ahandi, bazi uko gutara ziriya nkuru bigenda. Iyo bakubujije bati ntidushaka ufata amajwi n'amashusho, ntidushaka ufotora uyu muntu, ibyo bintu byasaga nka wenda abantu bamwe batabisobanukiwe, ariko kubwirwa cyangwa se kongera kwibutswa iri tangazo rikaba risohotse, ntekereza ko hari byinshi bigiye gufasha mu kurinda umutekano w'uriya muntu, ndetse muri rusange bikananoza ibijyanye n'umutekano wa hariya. Kuko hano baravuga ngo guhinzira ababuranyi n'imodoka zibazana ku rukiko igihe zigeze mu mbibi z'urukiko. Ibi birumvikana, nta muvundo mu gihe abantu bavuga ngo runaka turashaka kumureba, runaka turumva rwose adutindiye kubera amatsiko n'amashyushyu. Ngira ngo mwajyaga mubibona kenshi ku rukiko, aho usanga abantu rwose, ugasanga abantu barabangamira abantu hariya. Ibi byo rwose murabona ko rwose byamaze gusubirwamo. Ikindi ni ukwirinda gutera icyugazi inteko iburanisha, ababuranyi n'abashinzwe umutekano wabo. Ibi byose ni ingamba zisohotse, aho buri muntu wese aba akwiye kubahiriza amategeko aba agenda asohoka, abantu benshi bakanayamenya. Ubwo rero burya bakunda kuvuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Ibi ngibi byo by'amategeko nta n'icyo umuntu aba akwiye kuba rwose yarenzaho. Niba umuburo usohotse, nta kintu uba ukwiye kurenzaho uretse gusa kubahiriza ibikubiye muri iryo tangazo risohotse. Aya niyo makuru rero agezweho. Abantu benshi bakomeje kuvuga bati rwose abantu bari barahaye kujya ku nkiko ukagira ngo ku rukiko nta hantu umuntu wese akwiye kujya uko yiboneye. Sometimes hari n'abavugaga bati ubundi hari n'ibyo bakoraga byo kutaka ikarita mu witwa ko ari umunyamakuru cyangwa ushaka kujya gufata ayo makuru akaba yakawuka n'ikarita y'akazi. Ibyo rero iyo protocole kuba bisohotse bino nyine nuko byari bikenewe, nuko iyo protocole yagombaga kujyaho kugira ngo umuntu wese ajye gufata inkuru hariya koko yabihera uburenganzira, atari kujya gufata uko umuntu yiboneye ngo wumve ko kuba wageze ku rukiko byonyine gusa ari nk'uko ushobora kujya ahandi hose habonetse dusanzwe tuzi nko muri pariki n'ahandi aho ushobora kugenda ukisandura ubwira bati fotora icyo ushaka. Ariko biratandukanye cyane. Hariya ni ahantu abenshi bavuga ko ari ahantu hatagatifu. Iyo ugiye gusoma cyangwa iyo ugiye kureba ahantu, iyo ugiye kureba imyitwarire cyangwa ibikwiye kugenderwaho kugira ngo umuntu akandagire hariya, ni ahantu h'ingenzi cyane. Niyo mpamvu rero kubera itangazo risohotse bidakwiye gutangaza benshi, ahubwo ni umuburo ugaragaza uko abantu bakwiye kujya bitwara hariya. Ubwo rero naho abasigaye cyangwa abantu bose kuba bakubahiriza ibikubiye muri itangazo kugira ngo hatazagira ugirwaho ingaruka no kurenga kuri ayo mategeko cyangwa kuri uwo muburo washyizweho.